noneho umukino wanyoroheye 2022, uwo mukino waranyoroheye kuko ntabwo nigeze mara amasegonda nk'umunota mu kibuga bitewe n'abo twahanganaga. Umwe yavagamo nkamutsinda binyoroheye, n'undi yajyamo nkamutsinda binyoroheye. Mbese icyo gihe naratsinze, tsinda nta shoke n'imwe ngize ku mubiri wanjye. Mbese natsinze sinyoroheye izo mikino zose nakinye 2022. Ubwo byari byatewe n'iki kugira ngo iyo mikino ikoroheye? Ni uko abo mwari mugiye guhangana batari bashoboye cyangwa wari waritoje neza ku buryo wari uri ku rwego rudasanzwe? Bari bashoboye kuko ikintu cya mbere twigishwa ni ukudasuzugura umuntu uwo ari we wese ngo ntabwo ashoboye kuko n'umwana muto yagutunga, ahubwo ni imyitozo myinshi nari imaze icyo iminsi ndimo. Icyo gihe nakoze imyitozo ntigeze nkora izindi minsi zose nigeze nkora siporo. Icyo gihe nakoze siporo nyinshi kugeza aho nanjye ubwanjye nagiye mu kibuga ndi kumva ndi fit, ndi kumva ko intsinzi ngomba kwitahana. Ariko si ukabona akinanaga nabo bari boroshye.